ngo urugero nk'ingi yitwa Havutamuriza. Kugira Mutamuriza. Havutamuriza. Havutamuriza. Havutamuriza, Havutamuriza akarira gahogora. Havutamuriza, Havutamuriza akarira gahogora. Havutamuriza, Havutamuriza akarira gahogora. Mwari wataye inzira we, ko wateye ababyeyi agahinda. Garuka, garuka mu rugo, ongera witwa umwari Rwanda. Garuka, garuka mu rugo, ongera witwa umwari Rwanda. Babyeyi mugira impuhwe mubyara mukarera, turengera ubuzima. Nimuza dufata ingamba zo kurengera ubuzima, turengera ubuzima. Ubuzima burameneka ariko ntibuyorwe, turengera ubuzima. Ni nayo mpamvu tugomba kurwanya icyabuhungabanya, turengera ubuzima. Twebwe nk'Ikiraro TV dufasha abantu kuba bamenyekana, abantu bafite impano zigiye zitandukanye. Ndizera abakunzi bacu bari kudukurikirana barimo barabibona ko mufite impano. Ariko hari indirimbo zigiye zitandukanye zanyu twagiye twumva zitandukanye mwakoze, byaba ari byo? Mumaze kuva mwatangira mufite indirimbo zingahe hanze? Indirimbo, hari indirimbo twagiye dukorera kera tubikora nko kuri Radio Rwanda. Izo zikaba ziri nko kuri Radio Rwanda ariko ukaba utayishaka ngo uyibone. Ariko hari n'izo twagiye dukora ubu ngubu washaka kuri CD ukazibona. Abo rero nk'iza kera zo ntago wazibona, ariko zirazwi. Ariko kuba wayibona ni ikibazo. Nanjye ubwanjye nyitekereza ku buryo nayibona nkayibura. Twagiye dushyira kuri Radio Rwanda. Wenda reka ngo urugero nk'ingi yitwa Havutamuriza. Kugira Mutamuriza. Havutamuriza. Havutamuriza. Havutamuriza, Havutamuriza akarira gahogora. Havutamuriza, Havutamuriza akarira gahogora. Havutamuriza akarira gahogora. Havutamuriza akarira gashavura. Havutamuriza akarira kababara. Havutamuriza nanjye bikambabaza ni koko Havutamuriza, Havutamuriza akarira gahogora. Havutamuriza, Havutamuriza akarira gahogora. Genda mukunda n'uwo ngenda mukunda, naramukunze kandi nkaza mukunda. Abibeshya n'abashaka kumuhogoza, naho byagenda bite sinabakundira ni koko Havutamuriza, Havutamuriza akarira gahogora. Havutamuriza, Havutamuriza akarira gahogora. Nararebye mpitamo kumukunda, kuko iyo ababaye nanjye birambabaza.
genda kurahiye sinzamutererana, azababara ari uko ntakiri ku isi, ni koko avuta muriza akarira agahogora, avuta muriza akarira agahogora, avuta muriza akarira agahogora. Wow, havuta muriza akarira agahogora. Mana nyagasani, indirimbo irankomye. Havuta muriza akarira agahogora. Indirimbo yanditswe nande? Ni njyewe wayanditse. Sasa numva nzaguha nanjye akazu kanyakira. Okay. Duza n'akandi karirimbo kamwe hanyuma tugakomeza n'ikiganiro tunasoza, cyane yuko abonye ahantu twavuye ni kure cyane. Waduha akandi karirimbo kamwe kuzo mwakoze zasohotse bimeze bite, tukabasha kuba nayo twayumva, abakunzi bacu bakumva izo ndirimbo zanyu. Reka mbarimbe umwari wataye inzira. Ndirimbe. Mwari wataye inzira we, ko wateye ababyeyi agahinda, garuka mu rugo, ongera witwa umwari Rwanda, garuka mu rugo, ongera witwa umwari Rwanda, nahereye kera nkwigisha kwitonda, none wanze kunyumva, gerageza ugaruke mu nzira nziza, usanga ababyeyi baguha impanuro, mwari wataye inzira we, ko wateye ababyeyi agahinda, garuka mu rugo, ongera witwa umwari Rwanda, garuka mu rugo, ongera witwa umwari Rwanda. Mu bakobwa bose wabaye iciro ry'imigani, kandi wari ikibasumba, gerageza ugarura umutima mwari we, usanga ababyeyi baguha impanuro, mwari wataye inzira we, wateye ababyeyi agahinda, garuka mu rugo, ongera witwa umwari Rwanda, garuka mu rugo, ongera witwa umwari Rwanda, garuka mu rugo, ongera witwa umwari Rwanda, mwari we, garuka mu rugo, ongera witwa umwari Rwanda. Mana nyagasani, Mana y'isi n'ijuru. Ubu iyi ndirimbo abana bananiranye cyangwa ba bakobwa bari kwitwara kwa kundi yayumva ntahita agaruka? Nyine nicyo nakubwiraga, nyine tuba tugomba gutanga amasomo, burya abahanzi bagomba gukebura abantu ku mpande zitandukanye, ku ngingo zitandukanye. Ni indirimbo nziza cyane, turayikunze, ndizera ko n'abantu bari kudukurikirana barayikunze, kuko irimo amagambo meza ndetse yanafasha urubyiruko rw'iyi minsi bitewe n'imyitwarire rufite. Rwose biragaragara ko ubona ko nyine hari abantu bagenda bagata umurongo, nibo tuba dukebura nk'uko
ushobora kumva umuntu aririmbye ngo umwari wateye nyine ashobora kuba ari n'umwari ni wenda niwe twavuze ariko ashobora no kuba ari n'undi muntu ashobora no wenda dusoza ikiganiro cyacu turagira ngo tumenye ese muterana ryari muba muri kumwe ryari cyane ko twifuza ko twazagaruka muri kumwe mwese tugataramana cyangwa se tukamenya ese mubikora muti iyo muri kumwe. Ubundi wenda twayaga nko kuwa gatandatu ariko hari n'igihe biba ngombwa tukaba twawusimbuza undi munsi wenda bitewe wenda n'impamvu zabonetse ariko biba ngombwa tugakomunikana tukabyumvikanaho mwazambaza twahura tukabonana. Mwatwemera ko twazagaruka tukabasura mwese muhari kugira ngo tumenye ese mubikora mute mwese muri hamwe? Ni karibu rwose turabibemerera. Dusoza ikiganiro cyacu ndagira ngo abakunzi bacu b'Ikiraro TV ubashyirireho akantu kamwe kugira ngo tubahereze karara salama, sibyo? Hari icyo byaba bitwaye karirimbo kamwe karara salama ubundi tukazabonana ubutaha twagarutse mwese muri kumwe. Gusa ndakugoye? Oya ntabwo ngoye gusa nk'akaririmbo kitwa turengere ubuzima ni akaririmbo ka kera abantu benshi babyeyi mugira impuhwe mubyara mukarera turengere ubuzima nimuze dufata ingamba zo kurengera ubuzima turengera ubuzima ubuzima burameneka ariko ntibuyorwe turengera ubuzima ni nayo mpamvu tugomba kurwanya icyabuhungabanya turengera ubuzima banyarwanda nimuze dufata ingamba nshya turengera ubuzima dukingiza abana imbasa igituntu na kaniga iseruko korishi ndetse na tetanosi turengera ubuzima turengera ubuzima turengera ubuzima rero turagushimiye cyane ko watwemereye ko tuganira twagutunguye ariko twihanganire ariko tugushimira ko waduhaye umwanya wawe ukatubwira byinshi kuri orchestre yanyu ariko nyirizina abantu bari gukurikirana Ikiraro TV niki wababwira abakunzi ba orchestre abakunzi ba music abantu bashaka kuba batera inkunga cyangwa bafasha abantu bagifite impano bakiri hasi cyane ko wabivuze cyane wabigarutseho niki wababwira niki wabasaba? Icyo nabasaba ni badufashe natwe noneho kudufasha bifasha buriya rero kudufasha bifasha none turusheho kuzamura impano yacu kandi dukomeje guteza igihugu imbere ni ukuri rwose byagira umusaruro mwiza kandi mudufashijemo n'abandi bose namwe murumva ko ukurikije nawe uko wabibonye ngo nawe ugomba gushyiraho akawe nawe ese ukurikije wabibonye ute cyangwa se bazabigukuraho amakuru meza bazayagukuraho nawe wayabona. Mu rugendo rutari rworoshye rero tuzamuka ku Kamonyi tujya kureba umusaza ufite impano yatubwiye ko bafite bande bataramana ari benshi bagera kuri 7 nubwo twasanze umusaza yari ari muri repetition hanze ari gusubiramo indirimbo rero mwabibonye twaganiriye nawe byinshi mwumvishe ko azi gucuranga mwumvishe ko akeneye inkunga kugira ngo abe yazamura impano ziwe rero wowe udahwema kutwereka ko udukurikirana ku Kiraro TV tujye kujya tubana cyane kenshi na kenshi mu biganiro bigiye bitandukanye yaba ari kuzamura impano z'abantu bafite impano kumenyekanisha abantu yaba comedies ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye ugiye kujya ubana natwe utarakora subscribe nanone reka nkwibutse ko wakora subscribe share like na comment ku nshuti zawe kugira ngo babashe kuba bamenya iyi mpano ndetse bajye babasha no kuba badukurikirana gatanu ku kandi nakagaruka rero tuzajya tubana buri munsi.